azaba igituba kimwe kimenye iki cyumurabona haraho kuri papa Linda nkubwije ukuri kwambaye ubusa uyu mugore agize isoni by'ibyo sanza akora ahera gukora ibiki ahera ko yigira gutya kugira ngo papa Linda agiye ngo nakwe kugira namugira umva uretse humuri utamwirukana agiye nawe uretse tonde uzicuza ibibera hano tonde subira mu kazi kawe ndaza kubyikemurira nuko ubishusho we subira mu kazi kawe papa Linda uramushyigikira ushyigikira kare gakecuru umva ngubaze papa Linda kagwera buretse mama Linda aragira mubaze ndabizi neza yuko uriya mugore mutabyumva kimwe muzirana ariko mbwiza ukuri none aya maraso nyakuye hehe ibyo uvuga ni ukuri aya maraso nyakuye hehe nibyo ndi kukubaza reka we kwishyigikira uriya mukecuru reka we uriya mugore ngiye nshobora no kwigendera ugasanga usigaranye nawe reka wereke kajye kwa muganga ariko uzaba ubireba Mwijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi twarukundo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvugira na mwanzi wamunyirukanaho data twishimisho mana nziza mana y'imbaraga mana ifite ubutware mana ifite ubushobozi mana y'icyubahiro cyinshi mana ivuga bikaba uwategeka bigakomera uyu munota ndahamagara izina ryawe rikomeye uyu munota ndahamagara ubutware bwawe ndahamagara icyubahiro cyawe nyir'ingabo uri mana ivuga bikaba uwategeka bigakomera uri umwami urutabami uri imana ishobora byose data nyir'ingabo uyu munota nasengera bababaye ngo batabare abarushi baruhure abarenganure abagushaka nk'Imana bakubone mwana w'Imana nzima kandi nsengeye buri muntu wese data nyir'ingabo Imana ndagushimira nyir'ingabo Imana waje ukora imirimo myinshi itangaje waje urengera ubwoko bwawe waje utabara abantu wowe mwami waje ukora imirimo myinshi irenze uko twe tubitekereza izina ryawe reka rikomeze guhabwa icyubahiro mwana w'Imana nzima urakoze cyane data urakoze cyane nyir'ingabo komeze kubana natwe utwabica imbaraga uduhe ubushobozi uduhe kubasha ibyo tutabasha utugirire neza muri byose icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu amen. Izina rya Yesu.
umva wa kigabo, zamura amaboko neza gahoro gahoro utinyeganyeza uyashyire ku mutwe wawe, usubire inyuma gahoro gahoro, uraramukurebye inyuma yawe, ndagukubita igisasu muri icyo gitwe uhinduke inyama gusa. Mubiki! Rosina ari he? Rosina ari he? Rosina ari hehe? Niki? Mwumve! Rosina ari he? Rosina ari he? Mwabaye gute? Ibigabo n'ibigoryi cyangwa mujye kumushaka vuba! Ndabigenza gute we? Ni n'umutwaye. Urashaka kunyica? Amakuru yanyuze. Yo ni meza. Ayawe. Natwe ni meza turaho tumeze neza ariko hari icyo narinje kubabwira. Aba muzi yuko Cecile ari we nyina wa Rosine. Reka ntabwo ari nyina. Nyina wa Rosine yapfuye kera tugituranye mu cyaro. Nanjye nkimubona nabanje kugira ngo niwe kuko bafitanye agashusho. Ariko ntabwo ari. Hari icyo mutazi. Uriya niwe kandi ntiyigeze apfa. Ikindi rero hari ibyo yihishahisha ariko niwe. Ariko nanjye simbyemera. Kuko ikishe nyirakuru wa Rosine ni urupfu rwa nyina wa Rosine. Ntabwo ari we rwose. Yewe cyakora byaba ari byiza kuri jyewe n'umugore wanjye. Aramutse amenye ko nyina akiriho byatuma yishima. Boni, ntabwo bishoboka, ntabwo ari we. Nyina wa Rosine yapfuye kera kandi nta nubwo yitwaga kuriya. Tugomba kumenya tugakurikirana uriya mugore ni muntu ki? Kuko hari ibyo adashaka kuvuga. Ikindi ntimuzongere kumwemerera yuko yakwinjira muri iyi nzu. Impamvu muzi ko namufatanye uburozi cyane. Ikindi muzi ko rero wari waroze Boni igihe yahumaga. Niyo wamuroze igihe yari impumyi pe. Reka nkubwire rero nimba ari uko bimeze, uriya mugore ntazongere kungarukira mu rugo n'umunsi umwe. Tugomba kubanza tugakurikirana ayo makuru tukamenya niba ari. Ariko icyo ukurikirana ni iki? Tukabona gufata umwanzuro. Ariko nanone muramenye mwirinde hatagira uwo muri uru rugo yahitana ubu icyemezo ngerera yakongera kuroka. Ngiye guhita mwirukana. Genda umwirukana Rwose ngiye kumwirukana. Ngaho genda rwose. Ambasezereho rwose. Murumva wa mugore we? Abizi ko wihaye ibintu byo kusuzugura wowe n'umuhungu wawe. Uriya mugore ntazangarukire mu rugo. Ubona atari umunyamitwe. Ntabwo warozwe. None se ni Cecile wamuroze? Ntabwo wari impumyi. Wamaze igihe kingana iki uri impumyi wowe barakuroze. Nuko mvuze ntazangarukire mu rugo. Sinzongere kumubona twumvikane. Hano ni mu rugo rwanjye. Ni mu rugo rwanjye kose. Hari ibintu byanyobeye muri uru rugo.
yampaye inshingano zo kwita kuri Rosine, none na n'ubu sindigera mubona. Ubu se namwitaho gute ntaramubonye? Ntabwo bigeze bamukwereka? Yewe ntabwo bigeze bamunyereka, ngo nta nubwo ngomba kumureba. Urashaka kuvuga ko ugeze hano turabona Rosine? Ntabwo baramunyereka, ahubwo umfashije namurebaho nkamusuhuza. Tugenda kukwereka. Mama Linda, fungura hanga sisi rashaka kureba Rosine. Ariko nibwo nari nkihava Rosine ambwiye ko yashakaga gusinzira ntagira umuntu umukangura, arihangana araza kumureba mu kanya kari buze. Tunukuba ngo arasinziriye? Ni yarasinziriye mu kanya nta kibazo abaza mureba. Ubwo rero umaze kuvumvura uvuga ibiki? Reka nkubwire, ntabwo uzibeshya ngo ukandagira muri iki cyumba, kandi ikindi cya kabiri nta nubwo uzareba Rosine. Ariko uzi ko ibyo urimo byose bizagupfana ubusa, kandi reka nkubwire, uzahekenya amenyo kureba. Iyi si ntawe uyikandagiraho cyane, hari igihe uzansaba utuzi, ariko jye sinzamera nkawe, nzatuguha uturwanya isoni imboni zawe zidashaka guhuza n'izanjye. Uyankureba hasi mpaka uyarangije. Urangije kuruka? Umva agapira ntabwo ari football, nitera amakofi we mu mukino tuzaba tureba. Reka nkugire inama, inosi uyikinaho witonze, hari igihe ibyo nkubwira ahubwo iyo urebye nabi irakunyuka. Reka ngende icyo nzi cy'ibyo nkubwiye. Shosha hano hari ibyo urabona akazi kakwishe. Wagira nti ni ukwihangana. Buriya wemeye ibyo uriya mugore yatubwiye ko urya mugore ngo ari nyina wa Rosine koko? Yashoboka da, ko nanjye iyo ndebye mbona bajya kugira agashusho, ahubwo umuntu yakwibaza impamvu yihishahisha. Gusa aramutse ari we cyaba ari ikibazo kigoye cyane. None se urumva twakora ubukwe gute atarabanza kwigaragaza? Oya nibyo, kuko aramutse atarapfuye nta mpamvu yo kugira ngo uriya mugore ajye guhagarara mu mwanya wa nyina wa Rosine, ahubwo hakagombye kugaragara nyina bwite. Kandi rero bityo n'uriya mugore ntiyakomeza kubaza ibyariye amafaranga. Ariko uzi ko ari byo? Uzi ko n'uriya mugore atakongera kuntera ubwoba? Reka ubwo noneho reka nze tumuhamagare, aza dusobanure neza uko bimeze. Tumuha nyine Cecile maze tumusobanuze ibyo ari byo.
uremera umva nkubwire uremera kubika ibanga cyangwa guhitamo gupfa ibintu ni bibiri Mama Linda ntabwo nzabivuga nivuga cyemera ntabwo nzabivuga ntabwo uzabivuga kabaretse mwuka nimba ubyemera urabona kano kamera nimba wabyemeye urakabona ugiye kukamira uvuga aya magambo gatongera akira vuga ngo aka kantu nize nindamuka amenye iri banga kazantsindaho nzamenera iri banga subiramo vuga subiramo vuga aka kantu ntamenye nimena iri banga kazantsindaho mbivugiye okay ngaho itumira itumira zamura n'ururimi yes byuka umva sesi nunga ubiwishe aka kanya mbikubwire umwana wanjye arihe koko ko kuva nagera muri urugo ntari namubona ariko se ibintu bibera muri uru rugo roje arabizi kuki aba bantu bakoze biriya bintu kuki nanyoye kariya kantu sinabivuga kuko nagatongereye kandi hica umutongero ubu